avuze gute aravuze ngo famiye yacu ngo niyo yagize ibyago nta kibazo dufitanye iyo yagize ibyago uwo mupapa n'uwo mumama ahubwo himself reka nkubwize ukuri bikigaragara nakoreka nicecekere umugabo ati namuherekeze mu rugo agera mu rugo arambwira ati sigara muri parikingi gato ndaje agenda ajya mu nzu amaramo akanya gato arangije aragaruka amushyira mu modoka ambwira ati mperekeza kuri polisi ubwo umuturanyi numva nyine yagenderaga mu Kigali ntiyarazi byari biri mu tipa amujyana kuri polisi bageze umugabo agiye kwinjira muri polisi ahita abwira uwo mugenzi ngo uzanderera abana yiripotinga gutyo ubwo siporo rero tuziranye b'iyo ngiyo ubwo ko mumenya amakuru namwe muzajya mutubwira ngayo kuko turi mu kibi nyine nta bindi ariko ni mutumva so ni ukuvuga ngo ntabwo iyi nkuru ntabwo yigeze ije iruhande himself rero urabyumva twebwe nk'abantu muturanye unyumve neza nk'abantu muri aho ngaho mufite muri aho ngaho kuri tele mwakabaye muduha amakuru y'imvaho ariko ntabwo ibyo bikora wenda uwo mubyeyi uvuze kwenda ntabashe abivuze nka 80% n'ukuri sibyo gusa ntabwo yigeze abwira uwo mutante we iryo jambo ryo kuvuga ngo ejo ntuzambona iyo koro wari uyiriho iyo koro wari uyiriho ntabwo none wowe ubihakana urashingira kuki ubihakana kandi iyo koro utari uyiriho so himself icyo twifuzaga reka ntacyo ndubwo mbareke ndubwo mbere yuko ugenda rero ikintu tugusaba ni iki ngiki ikintu twifuzaga ku muntu wa hafi twumvaga ko uri buze hari ikintu uvuze cyane cyo gufuha reka tukubwire ikintu kimwe hari ijambo nshaka kugira ngo unakosore by the way ntabwo umuryango yaba community nyarwanda yaba igihugu cy'ububirigi yaba umuryango wa hafi mwabanaga nabo urimo kunyumva umuryango wagize ikibazo gikomeye mufite ikibazo gikomeye mwahuye n'ishyano ntiwongere kuvuga ko umuryango umeze neza mumeze neza se nibyo kuko bivuze mu kanya cyangwa ni kinyarwanda wavuze neza nabi sinacyumva kuva ku muryango mugari w'abanyarwanda abantu bakomokamo kugera no ku gihugu bari batuyemo ndetse no kugera kuri mwebwe ba hafi twese hacitse igikuba umuntu yatwaye ubuzima bw'uri ntongere kuvuga ngo nta kibazo gihari nk'umuryango ukomeje kumera uko wari umeze icyo ni kimwe bakoresheje imvugo reka nsobanura aho ngaho kugira ngo wenda humvikane n'abantu bataza kubyumva batabyumva nabi yenda wenda twagize ibyago ndapfuye wenda cyo rabaye harahiye nganyumvira n'ukuri uretse gato nsobanure iyo mvugo kugira ngo yumvikane uretse gato manze nkumvikane nsobanure iyo mvugo sinzi ko muri kunyumva muri kunyumva turakumva narindi kuvuga kugira ngo bisobanuke wenda buri wese ntazi kunyumva nabi narishatse kuvuga ngo imiryango yari isanzwe ibanye neza ndetse n'ibyo bintu byerekeranye n'abana ntabyo bari barigeze bavugana ahubwo ikintu cyerekeranye n'abana ubwo batambukaga avuye iwe mu rugo bageze kuri fer rouge ni hafi ya polisi nibwo yamubwiye ngo ngewe nishe umugore wanjye urumva uretse gato bageze kuri fer rouge umva hari fer rouge uyivuyemo imbere gato niho hari polisi nibwo yamubwiye ngo nishe umugore wanjye urumva yego amusigira aravuga ngo dore kontake ngiyi uzanderera abana urumva sinshaka ko undi muntu uzamfatira abana nuko byagenze naho yamubwiriye ibintu by'abana
abo bana yamaze kwica umugore we arabazana abajyana mu rugo rw'uwo muntu abafata urugo rw'uwo muntu aramubwira ngo ngwino umperekeze. Aho yamuherekeje yijyana kuri polisi. none mwa bantu mwe niba muri kunyumva neza hanyuma ukavuga ko mu muryango ngo niba none mana yanjye noneho hari ikintu ushaka kuvuga. Icyo nashatse kuvuga mu muryango kugirana ikibazo, icyo cyose mu muryango nta kibazo wari ufitanye. Donc famiye yacu na famiye yagize ibyago nta kibazo yari ifitanye, cyari nta makimbirane, donc nta mibanire mibi yari ifitanye n'abo bana n'abakomoka k'uwo mwana, nta n'ikizabaho. Ariko twahuye nige utari kumva ikinyarwanda neza icyo umugabo ari kuvuga. Wamba bari ukama akajambo gatoya. Sinzi nimba ari njye utari kumva. Urumva hari ikintu uvuga ngo before conflict, before yuko ibibazo bizamo. Reka twumve umutoni himself. Reka nkubaze, mwebwe nta byago mwagize? Twagize ibyago? No, uravuze ngo famiye yacu ngo niyo yagize ibyago bro. Ntago niyo yagize ibyago man. Sikwa mvuze mubivuge, ndavuze ngo famiye yacu yagize ibyago twako. No we abantu muri comment muvuge. Avuze gute? Aravuze ngo famiye yacu ngo niyo yagize ibyago, nta kibazo dufitanye. Iyo yagize ibyago uwo mupapa n'uwo mumama ahubwo himself. Reka nkubwize ukuri, bikigaragara nakoreka nicecekere. ni ibintu byanyu mwateguye mu mutima wanyu, murabizi. Amagambo maze kuvugira ahangaha twayumvishe yose. Ari kutwereka uriwe, uri kwerekana ko mwebwe murimo kwerekana ko nta n'ikibazo mufite, ngo nta n'ikibazo ngo mufite, nta n'ikibazo muzagira, ahubwo mumeze nk'abantu mani muri oh my god sha ndababaye. Reka nanane mwamunyizaho nk'iminota 5. nzi ko mumanuye ameze nk'umuntu ushaka kuvuga ukuri ariko akatongera akabigura akagaca ku ruhande, agashaka kuvuga ukuri akongera akabigarura. Wapi mana, ahubwo nyine ari kugaragaza nyine ikimurimo, bari kugaragaza nyine ari kwivamo. none se ko muri kubwanuka niba ari kwiva aravuga gute turamenye ibi? none se ko mukobwa namwe ndaba barangura Godfa shawabi ibintu ari kuvuga ntabwo nzi ukuntu bimeze. Wongera umwembe. Uyu mugabo ntashobotse habe namba. Ntabwo muri kumutega amatwi, yerega abantu bose nta himself vongera uzamuke no muri kumubangamira ari mwebwe ntimushaka ko avuga, muri kumubangamira hamanuka himself uzamuka. Turi kumubangamira. Muri kumubangamira. Jesus Christ. Muri kumubangamira ari kuvuga basi. Asa muri kumva ibintu arimo kuvuga. Ahari ngiye wagira nashonje. Ningire kubyumva ngiye nahari. Baduha amafaranga kare. Navinge ntabwo nshaka ibintu no gukomeza kubivuga kuko mani biri kumbabaza. Famiye yacu ngo uramugore wafashe ijambo. Mwumvise uramugore wafashe ijambo ibintu yavuze. None se kabano ibaze kugira umuntu avuge ngo ubwo nyine ngo nimba bagize ibya man, nta nubwo ari no kubyemera man, ntabwo ari kwemera ko bagize n'ibyago. Wagira uriya muntu uyu mutima arambabaje nta muntu. Ibyo n'umukozi wo mu rugo. Uriya mubyeyi ashimishijwe no kureka abana bakagoma bagasakuza, umuntu ntavuga ukuri kw'ibyabaye ngo abanyarwanda babimenye. Ahubwo ari kuriza amarira y'ingona, ntabwo yarize wigeze umvarira. Nyine kurayisa kubishwaga. Uzi kubeshya ahubwo ari gushaka kuvugisha ukuri akicangamo.
akabinyura ku ariko ruhande ntabwo kubeshya twabyumvishe. niyo mpamvu umuntu w'umugabo twakubeshya akavuga agakomeza akakomeza akavuga turagira aho tumwumve neza ibyo ashaka kuvuga. umuntu w'umugabo ariko nanone mugarukire muri kumva nawe ushobora kuba bababaye wamugana akaba atazi kubyira kuri social media Okay. cyangwa n'ikinyarwanda ari afite n'ubwoba bro uriya birashoboka wavuze ngo nakabishywa ikinyarwanda cyamunaniye kuko wenda abantu bari kumuvugiramo zamuka ni njye nawe gusa zamuka hano zamuka Mr himself zamuka uri umwe ngutega amatwi maybe uburyo uri kubivuga abantu ntabwo bari gutega amatwi nguyino ngutega amatwi ugorora amagambo yawe nk'uko ushaka kubivuga ku buryo hari igihe umuntu ajya gukora statement hano bagahita bamukacira bakamuniga n'inkari ntavuge kugira ngo yumvikane nuza kuba uri umuntu umwe ndagutega amatwi ugorore amagambo yawe maybe biraza kumvikana ntagire umuntu uzamuka mwese mumanuke ntihagire umuntu uzamuka ngo akuvugire mu nubu uri kuvuga uri wenyine uri umuntu umwe aha biraza kumvikana abantu bose nabamanuye zamuka ubisobanure nk'uburyo kuko hari igihe umuntu ashaka kuvuga ikintu abantu bagahita bamusamira hejuru shyiramo request Mr